murakaza neza kuri AI Base. Uyu munsi tugiye kwiga uko watangira umushinga wawe wa machine learning mu buryo bworoshye, intambwe ku ntambwe cyangwa se step by step. Biroroshye. Turarebera hamwe ibintu byose ukeneye uhereye kuri data kugeza ku ishyirwa mu bikorwa rya model. Ibyo byose ugiye kubimenya. Reka turebe ingingo hano turi bwibandeho. Hano turaza kwibanda ku ngingo esheshatu. Ingingo ya mbere turasangamo icyo ukeneye kugira ngo utangire umushinga wa machine learning. Ingingo ya kabiri turasangamo gutoranya data. Ingingo ya gatatu turasangamo gutunganya data cyangwa se data processing. Ingingo ya kane turasangamo guhitamo model ya machine learning. Ingingo ya gatanu turaza gusanga kwigisha cyangwa se training no kwipimisha model. Ingingo ya gatandatu ari nayo ya nyuma turasangaho gushyira model mu bikorwa cyangwa se deployment. Twihuse cyane, reka dutangirane n'ingingo ya mbere twise icyo ukeneye kugira ngo utangire umushinga wa machine learning. Hano gutangiza umushinga wa machine learning bisaba ibikoresho bike ariko by'ingenzi. Hano turareba igikoresho cya mbere, turasanga computer. Kandi iyi computer ibyiza ni uko uba ufite computer ifite ubushobozi buhagije bwo gucunga data nyinshi. Igikoresho cya kabiri turabona yuko ari data. Data ni ingenzi cyane. Ugomba kugira data ihagije nko mu rugero rw'amashusho, inyandiko cyangwa imibare izagufasha gutunganya umushinga. Gatatu turasangaho umushinga. Ubwa mbere ugomba kugira ikibazo runaka ushaka gukemura. Urugero, ushobora gushaka gukora model yamenya niba umuntu afite indwara runaka ishingiye ku bimenyetso afite. Ingingo ya kabiri, gutoranya data. Ugomba gutoranya data y'ibanze ihuye n'icyo ushaka gukemura. Aho wakura data ni henshi cyane, ariko reka turebe hano. Data ushobora kuyishaka ahantu nko mu bigega bitandukanye bya open source. Hano iyo tuvize open source tuba dushatse kuvuga nka hariya kuri web browser cyangwa se ku ma website. Hano rero dushobora kuzisanga nko kuri Kaggle UCI Machine Learning Repository, cyangwa kandi ugashaka gukora ubundi bushakashatsi ugakusanya data. Yego, bitewe n'amakuru ufite cyangwa se wavanye kuri ino AI Base channel yawe. Reka turebe mu rugero hano. Niba ugiye gukora umushinga wa machine learning ureba ibipimo by'ubuzima, ushobora gukoresha dataset z'ubuvuzi ziboneka ku mbuga nk'izo twavuze. Izo mbuga twavuze hejuru nka UCI Machine Learning Repository, dusangaho ibipimo by'ubuvuzi bwafashwe bukauploadingwa ku buryo buri muntu wese yabukoresha yiga cyangwa se mu bindi runaka. Tudatinze cyane hano, reka tujye no ku ngingo ya gatatu, gutunganya data cyangwa se data processing. Nyuma yo kubona data ugomba kuyitunganya kugira ngo ibe isukuye kandi ijyanye neza na model zawe. Gusukura data. Data ziba zirimo amakosa, nibura ugomba gusiba cyangwa gukosora ibyo bidakwiye. Nyine ugomba hano gusukura data ugatoranyamo ibyo ushaka, ugakuramo ibitari ingenzi, ugakoresha data ushaka zuzuye nk'uko ubishaka cyangwa se zimeze neza nk'uko ubishaka. Tukongera tukareba guhindura data. Data zishobora kuba zigomba guhindurwa ibintu byoroshye gutekerezaho, nko guhindura inyandiko cyangwa amafoto mu buryo bw'imibare. Reka turebe no ku ngingo ya kane twise guhitamo model ya machine learning. Nyuma yo gutunganya data ugomba guhitamo model ya machine learning ugiye gukoresha. Hano model za machine learning twabonye yuko ari ebyiri. Hari imwe iyo twita supervised model na unsupervised model. Supervised model reka twongere tuyivugeho nubwo muri video y'ubushize twari twayivuzeho. Supervised model, niba ufite data ifite inyito, ushobora gukoresha model zishobora kugenera
icyo bisubizo nka decision trees, logistic regression cyangwa support vector machine. Unsupervised model, niba nta nyito ifatika ufite kuri data, model nka key means cyangwa PCI zizagufasha gushyira data mu matsinda. Yego, hano niba ushaka kumenya neza supervised cyangwa se unsupervised model, jya kuri video iheruka yabanjirije iyi ngiyi, urazimenya neza cyane. Reka turebe urugero. Mu isuzuma ry'amafoto ushobora gukoresha convolutional neural network cyangwa se icyo twita nka CNNs, zikoreshwa cyane mu kumenya ishusho n'ibiriho. Yego, reka tujye no ku ngingo ya gatanu, kwigisha cyangwa se training no kwipimisha model. Hamwe na data n'ibikoresho byose ushobora kwigisha model yawe ukoresheje data wateguye. Training, aha model yawe igice cya data kugira ngo yige, hanyuma ukayiha indi data yo kwipimisha cyangwa se testing kugira ngo umenye neza ko ikora neza. Gukosora model, niba imikorere itaraba myiza ushobora gukosora cyangwa guhindura model yawe ukongera ukayitoza kugeza ubwo ibona ibisubizo byiza. Reka tujye ku ngingo ya gatandatu ari nayo ya nyuma, twise gushyira model mu bikorwa cyangwa se deployment. Iyo model yawe imaze gukora neza ugomba kuyishyira mu bikorwa, aho izajya yifashishwa mu gushaka ibisubizo mu gihe cyose. Ushobora kuyishyira ku rubuga kuri application cyangwa mu bundi buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa se nka ku ma website, imbuga za cloud. Hari ibikoresho nka AWS cyangwa se Google Cloud cyangwa Microsoft Azure bigufasha gushyira model yawe mu bikorwa ku mbuga cyane. Ibingibi nimugire impungenge cyane, natwe ubwacu tuzikora AI cyane rwose, AI model. Wowe kora subscribe kugira ngo ujye ubona update zose, turagenda step by step. Hano nabanje kubasobanurira akantu nabanje kubabwira AI ni iki, nkurikizaho types zayo. Tuzagenda tureba uburyo ishyirwa mu bikorwa, tujye mu ma software, tuzakoresha Python cyangwa se n'izindi muhishiwe. Gusa natwe ubwacu tuzikorera artificial intelligence. Uyu munsi twabonye intambwe ku ntambwe cyangwa se step by step zo gutangiza umushinga wa machine learning, uhereye ku gutoranya data kugeza gushyira model mu bikorwa. Ibi byose biragufasha kugira umushinga ukora neza. Ntuzibagirwe gukanda subscribe kugira ngo ukomeze kwiga byinshi kuri AI base. Hano kuri AI base turahababereye, yego, kandi mu Kinyarwanda. Mu isomo rikurikira cyangwa se mu isomo ry'ubutaha tuzarebera hamwe uko ushobora gukoresha ibikoresho bya Python nka TensorFlow cyangwa Scikit-learn mu gutangiza umushinga wawe wa mbere wa machine learning. Isomo ry'ubutaha ntabwo ukwiye kuricika cyane, dukoresheje Python. Tuziga uburyo twakora machine learning, kandi Python ni free. Hano ni no cost, ibintu byose nzajya nkubwira ni no cost, nta cost n'imwe bisaba. Murakoze cyane, mwari kumwe na Katawanyu.